kujya kwa muganga kujya kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nagukorewe ihohoterwa bitewe nuko bazinduye bagusindishije. yari umushyitsi wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu porosesi zagendaga bakagarika mecesi ngende mabarira abantu ko yisanze iwanjye aracyana buroti kote turanywa nyine ibiki byose ariko ni amakuru akomeje kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga, dore ko abantu benshi batandukanye bakomeje kugenda babitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Uwitwa shaddyboo ari gutabaza RIB avuga yuko yafashwe ku ngufu. Ibi nibyo tugiye kuba tugarukaho ndetse turebere hamwe uko bigiye byifashe ndetse turebere hamwe ibitekerezo abantu benshi bakomeje kugenda batanga kuri iyi nkuru, dore ko ibinyamakuru byinshi byayikozeho inkuru ndetse uri kubona ko abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho. Nibyo tugiye kuba tugarukaho ndetse turebere hamwe uko bigiye byifashe. Banje kuguha ikaze, yitwa Kigali Detox, niba ari ubwa mbere uhageze kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Kugenda bivugwa yuko witwa Iradukunda Aimable wamamaye nka Yugi Umukaraza. Uyu nguyu nawe yari umuhanzi, dore ko ari umwe mu bahanzi navuga ngo batangaga icyizere bari kugenda bazamuka. Rero uyu nguyu akaba ariwe bivugwa yuko ashobora kuba yakoze aya marorerwa nk'uko nyir'ubwite shaddyboo yakomeje kugenda abitangariza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Muri iyi nkuru twumve icyo uwitwa shaddyboo ari gutangaza, ariko hagati aho uyu musore nimba ari byo ibintu yakoze kabisa byaba ari amarorerwa yaza gukanirwa urumukwiye bibaye ari byo. Gufata umuntu ku ngufu ukamufatirana mu mbaraga nkeya anasinze, noneho numva ko kabisa ari amarorerwa. Ni ibintu nyine bidakwiye muri sosiyete nyarwanda, mu muco nyarwanda ni ibintu kabisa navuga ngo bidakwiye. Reka twinjire mu nkuru nagutindiye tubashe kumva uko operasiyo yose ukuntu ibintu byagenze nk'uko nyir'ubwite shaddyboo yabashije kuba abyitangariza. kujya kwa muganga kujya kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nagukorewe ihohoterwa bitewe nuko bazinduye bagusindishije. yari umushyitsi wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu porosesi zagendaga bakagarika mecesi ngende mabarira abantu ko yisanze iwanjye aracyana buroti kote turanywa nyine ibiki byose ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro zino mu mihango n'ikibazo gikomeza, niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi rero ni muri process kugira ngo babikurikirane biri official. That's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that kuko mbizi neza ko ari byo. None se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi nibwo ndi kujya nibwo uri kujyayo? Okay. Hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga ringira kuko n'ukuntu baransindishije ntabwo nakujya kuri referansinzi kamere nabwo yansirindira nemere neza tujye kuri RIB nubwo nari tayari ubundi njye ntabwo ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo biki n'ibiki nabo nkarindira ariko kubitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjire mu tugende abantu barancika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi? Undi mugenzi aramushikisha kubera ko nyine nta mwanjye n'inkweto ze nazihishe ariko yagiye nta nkweto kabisa, inkweto ze ziracyari mu rugo nazihishe. Nicyo kintu cyose kinyereka ko yango ni ihohoterwa nyine. Pole sana. shaddyboo yatabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB arusaba gukurikirana umusore witwa Iradukunda Aimable wamamaye nka Yugi Umukaraza ashinja kumusambanya ku gahato. Mu butumwa yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, shaddyboo yagize ati ejo nagize ikibazo gikomeye cyane. Ati umuntu nari nsanzwe nzi kuva kera yaje mu rugo rwanjye. Ati natekereje ko yaraje gushaka uko twiyunga ariko nahuye n'ihohoterwa. Ahangaha bigahita byumvikana neza ko bari basanzwe none bafitanye ikibazo wenda batari bagakemura. Rero uyu yatekereje ko yaraje gushaka uko biyunga nuko ahita amukorera ibyo byamfurambira. Reka dukomeze twumve nehe.
rero akomeza abwira ikinyamakuru cy'igihe ko uyu mukaraza yamusambanyije amusanze mu rugo iwe mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena 2026. kandi Shaddyboo yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti kandi ko ku mugoroba ku 21 Kamena 2026 yagiye kumusura iwe yitwaje amacupa 2 y'inzoga ndetse baranywa barasangira. Nyuma rero yo gusabana ndetse no kunywa inzoga, Shaddyboo yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze akabyuka asanga baryamanye ndetse kandi ko yari yambaye ubusa. Ati yugiye yaje mu rugo turasangira ariko sinzi ibyo yamaye kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa andyamye iruhande. Ati nahise numva ko yansambanyije. Ati bazi ko nari no mu kwezi k'umugore. Ati byarambabaje cyane ndanabimubwira. Ati yahise agira ubwoba ahita asohoka iwanjye ariko namubwiye ko nahahungira kuko u Rwanda rugira ubutabera. Shaddyboo yakomeje avuga ko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore batigeze babyumvikanaho ahubwo ko yamufatiranye mu ntege nke yari yasinze. Ikindi Shaddyboo yavuze ko yizeye inzego zibishinzwe ko zizakurikirana iki kibazo kugira ngo akurikiranwe ndetse hamenyekane ukuri. Ndetse kujyanye nuko bashobora kuba bari bafitanye umubano udasanzwe, Shaddyboo yavuze ko nta wundi mubano bari bafitanye udasanzwe. Rero navuga ngo bitoroheye uyu Shaddyboo dore ko ari umwe mu bagore navuga ngo birwanyeho ndetse navuga ko bakoze ibidasanzwe muri iyi industry dore ko ari umwe mu bantu navuga ngo bazwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba ari umwe mu bantu navuga ngo bakunzwe ku rwego rudasanzwe by'umwihariko n'urubyiruko rwa hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ko ari umwe mu bantu navuga ngo bakomeye cyane dore ko yakunze kwifashishwa n'abahanzi bakomeye barimo ba Diamond Platnumz ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ko ari umwe mu bantu bagize abantu bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga cyane by'umwihariko kurenza abandi mu bihe byo hambere. Ni umwe mu bantu navuga ngo bafite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ibyo ngibyo kuba byamubaho ni umuntu ukwiye ubutabera ndetse nimba koko uyu musore ibintu yakoze ari byo ni ibintu navuga ngo bigayitse, ibintu byo gufatirana umuntu uri mu ntege nke ngo nuko ngo yasinze kabisa akanirwe urumukwiye. Uyu Shaddyboo rero akaba yaramaze iminsi ari mu bihe n'ubundi navuga ngo bidasanzwe bijyanye n'ubutumwa yajyaga akunda gupostinga ku mbuga ze zigiye zitandukanye, aho yajyaga avuga ngo Queen is back n'ibindi bigiye bitandukanye agaragaza yuko rwose hari ikintu ashobora kuba ari gutegura kidasanzwe. Wenda navuga ko ari ibintu bihuriranye, ntabwo wenda nabihuza n'iyo skandali yabaye ariko nabyo tubyibukiranye bijyanye n'ibihe yari arimo kugenda acamo ubona ko rwose bitamworoheye. Rero amaze no guhindura izina dore ko hari ibintu navuga ngo byaratunguye abantu benshi, aho ari gushaka ko abantu bamwita Shadia nk'uko yakomeje kugenda nawe abyivugira mu biganiro yagiye atanga bitandukanye avuga uti rwose nashakaga guhinduka abantu bambereye babi ariko bije kurangira n'ubundi bigenze uko nguko. Navuga ko ibintu byabayeho ari atari ibintu byiza nakifuriza uwo ari we wese. Mukomeze rero mugire ibihe byiza. Iyi ni Kigali The Talks kandi turabakunda cyane ku bantu bahora badukurikirana umunsi ku wundi no ku bantu batwumvise bwa mbere. Mukande subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Murakoze cyane.